ndashaka ko mukora abantu bakore bande ukwandika amata makuru sana uyu munyamakuru bila kutuambia hata mtumike kama simupate leo mimi nataka mnaonyesha haya Yes, reka twongere tubasuhuze kandi tubahereze ikaze abakunzi b'Intare Official, mwebwe dusanzwe tubana mu makuru tubagezaho iminsi yose. Murabizi ko muri abanyamuryango bacu tuba tugomba kubagezaho ibiba biri kuvugwa hirya no hino. Aya rero ni amasaha ya breaking news, aya ni amasaha y'amakuru agezweho, ndetse hanyuma hari igihe tubagezaho n'amakuru abasesenguye. Turavuze tuti rero reka tubagezeho amakuru agezweho. Hari imirwano ikomeje ubu ngubu kugeza amagingo aya ngaya iri kubera muri axe ya Nyabyondo, ni muri teritwari ya Masisi. Turaje tubabwire uko imirwano imeze, ariko wenda mbere yuko tubabwira imirwano, Clever Bemba mu kanya nibwo yaravuye mu muganda, natwe twari twawitabiriye, ariko hari ibice yanyuzemo ndetse areba ukuntu umuganda wagiye witwara ndetse n'uko uburyo witabiriwe, kuko uyu munsi ni umunsi w'umuganda cyane cyane ahangaha mu mujyi wa Goma. Rero wenda mwebwe muri budukurikire mwihangane, hanyuma muze gusoza ikiganiro muraza kureba uko umuganda witabiriwe inyuma tumaze gusoza breaking news. Ni ukuvuga ngo tugiye gutangirana amakuru agezweho breaking news, hanyuma tubagezeho n'ubundi uko umuganda wakozwe, kuko ni igikorwa mu by'ukuri cy'iterambere cy'amajyambere. Niyo mpamvu muri kutubona bene ubu ngubu natwe twagiye ahantu tukiherera tukavuga tuti kuko urashojwe, ntabwo turagera muri studio kugira ngo tugire icyo tubabwira, ariko turavuze tuti kubera ko twawitabiriye reka nanone tugire icyo tubabwira kigezweho. Imirwano irakomeje muri Nyabyondo, turabigarukaho. Turagaruka ku mukwabo ukomeye wakozwe muri Bukavu, mu mujyi wa Bukavu, naho amakuru tuba tuyafite, turababwira uko byagenze ndetse n'ibikoresho byafatiwe mu mujyi. Ni bouclage yakorewe mu mujyi wa Bukavu, amakuru turayafite. Hanyuma turababwira no muri Rucuro uko bimeze. Ntabwo ari igihe kirekire, ariko kandi nk'uko mubona Clever Bemba turi hamwe. Clever Bemba, umuganda wagenze neza? Umuganda wagenze neza mu bice nari merereyemo. Wenda reka mbe no kubibabwira kuko navuye hariya hamwe no kuri Kivu Market, hariya muri Rompwe Cugudu, nkatana hirya nza guhindunguka kuri Rompwe Cercle Sportif, manukana muri icyo gice nza kugera kuri hariya ku parike, nzamuka nari gusa kwa Saduro, n'ubundi nongera guhingukana hariya mu hejuru kuri Rompwe Cugudu, nkata muri uwo muhanda ndi kuza kuri stade Levorka, naho nsanga hari umuganda n'ubundi biri gukorwa neza. Nkata mu Birere, naca kuri Rompwe Birere, ita nk'uri guca mu Iveni, nzamuka ndi kwerekeza mu isoko rya Kayembe. Aho niho habereye umuganda, navuga ari umuganda ufatika, kuko abacuruzi ba hariya hari umucanga Alliance Fleuve Congo yaje kubamenera, imaze kubamenera bagomba gusiba ibinogo kugira ngo babashe gucururiza muri ya, kuko ni ahantu s'il vous plaît twavuga hari umwanda, hari umwanda urenze igipimo, umwanda gushira ku mwanda. Donc ni ukuvuga ngo ni umwanda wari uri ku mwanda,
ibyo ngibyo rero bituma n'ubundi mpagera ndeba uburyo byakorwaga, wenda mfite baraza no kubibona, chef de quartier yari ahari, hari n'abandi, ubundi buyobozi bwa M23 nabo wabonaga ko bwari buhari n'ubundi, ubona ko cyari igikorwa n'ubundi gishimishije kandi giteye amatsiko, igikorwa cyiza muraza kubyibonera, ubona uburyo bateraga ibitiyo, abandi bafata umucanga ku mamburuweti, abandi bawushyira ku mifuka, mbese navuga ko cyari igikorwa, ubona ko cyari igikorwa gishimishije n'ubundi. Gusa umuganda wa none aho nanyuze mu bice bigiye bitandukanye, wabonaga ko ari umuganda mwiza n'ubundi, ubona ko byari binejeje kandi biteye umunezero. Ni iterambere ry'akarere, cyangwa se buriya biriya bintu ntabwo byahabaga muri Kongo, nyine babyita sarongo, ariko ni wo muganda ukorwa buri ku wa gatandatu cyangwa se ku isabato nk'uko bamwe babyita, ugakorwa kuva mu gitondo, wenda tuvuge wenda saa moya cyangwa saa 12 kugeza saa 4 cyangwa saa 5 bakaba basoje, hanyuma imirimo igakomeza, hanyuma abasenga kuri uwo munsi n'ubundi nabo bagakora ku munsi ukurikiyeho. So mu by'ukuri rero kugeza amagingo ya wenda Bwana Bemba, wabonye ko ni byiza, abantu basigaye barabyitabiriye cyane par rapport y'ukuntu byari bimeze mbere. Benshi babifataga yuko ishobora kuba wenda ngo ni agahato, bari gutinya, ubwoba. Usigaye ubona ko abantu ahubwo basigaye babyitabira, ubwiza babonye kuko Ville de Goma isigaye iri propre, umujyi usigaye ugira isuku kurusha. Ariko sinzi, abantu bavuga ngo amafaranga ntabwo aboneka muri Goma, ariko ugasanga inyubako ziri kuzamurwa buri munsi. Yego, doka hari amakaritiye nagiye ngeramo, kuko hari henshi ho naciye nkabona ama etaje ari kuzamurwa, ubona ko ibintu biri kubakwa, ukibaza wavuga ngo amafaranga ntabwo ari muri Goma, kubera icyo amafaranga none ngiye ariho ndi kuyabona. Bwana Macaca, reka twisimukire twigire. Gusa ku kantu waruvuzeho, nyine wabibonye mu mujyi, nanjye ni ibyo nabonye ku munsi w'ejo. Urareba hariya mu mujyi, nyine umuntu ataragera kuri Serena, uramutse wamanutse umuhanda wose ugiye kuri Serena, ukamanuka ukareba iriya quartier ibamo aho mu buvugizi buba bwa M23 Media Communication, uri kubona ko inzu ahubwo nibwo bari kubaka bundi bushya. Ni mu mujyi hose, yaba na za Ndosho, yaba za Majengo, aho uri kugera ukubona ko hari inyubako nyinshi ziri kuzamuka mu buryo ubona. Wenda tuzaza turebe uburyo twazabibereka n'ubundi kugira ngo abakunzi bacu bazaze kubibona, ariko urabona ko ibintu biri kuzamurwa. Reka twigire ku mirwano. Urabizi ko ntabwo nkunda imirwano, kuko si nkunda intambara, ntawe uyikunda, ariko nkunda kuyivugaho kubera ko iba yabayeho. Ngo imirwano yabaye hagati ya M23 ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo, ni muri Masisi, wa Alliance Fleuve Congo. M23 bavuga ko yatatse position za Wazalendo kuva nijoro saa 7 za nijoro, yatatse kuva saa 7 za nijoro, ndetse bakavuga ko abarwanyi benshi n'ubundi babashije kwapfira. Abarwanyi benshi bo muri Wazalendo muri za Nyatura babashije kwaburira ubuzima. Hano bakavuga ngo hariya muri Ruke na za Gatobotobo, kugeza amagingo yangaya muri village yitwa Nguru, aya na lokalite ya Ruke na lokalite Gatobotobo, muri village ya Nguru yamaze gushiramo abaturage, ariko bakavuga ko habonetse abarwanyi bo muri Nyatura babashije gupfa, babashije kwapfira n'ubundi barashwe na M23. Bakongera bagati ngo indi mirwano n'ubundi, wenda ndaje kugira ngo manze nabivugaho kishanze kubisobanura uburyo byagenze. Yongeye kuboneka umunsi w'ejo kuwa gatanu ndetse no kuri uwa gatandatu, imirwano ikabirimo muri groupe Manyamaboko ya mbere, aho abarwanyi ba M23 Alliance Fleuve Congo muri village ya Murema na village ya Kadahondwa, habashi muri groupe ya Bugabo, baharo muri groupe Nyamaboko ya mbere, ariho hariya muri Nyamaboko ya mbere muri village ya Murema, Nyamaboko ya mbere, hakaza no muri village ya Murema ndetse na Kadahondwa, naho ni muri groupe ya Bugabo, ndetse na village ya Showa muri groupe ya Banyungu. Ukubyumva, ndugwa ngo na amagroupement twavuga na amagroupement 3, Nyamaboko ya mbere,
groupement ya Bugabo na groupement Banyungu iri muri sheferi ya secteur ya Oso Banyungu. Niho no habereye imirwano n'ubundi ubona ko ari imirwano itoroshye aho mama 23 ikomeje gufata ubuce. Nuko ngo wazalendo bari kuza kwataka kugira ngo bisubize ibice batakaje. None n'ikindi twavuga nuko groupement Nyamaboko ya mbere na groupement ya Bugabo ni groupement zirahuye. None bagirwa ko binafatanye na territoire ya Warikare. Yes. None ukaba muri groupement ya Bugabo ukaza muri groupement ya Banyungu nayo ihuye na Bugabo. Donc nukuba ngo zigiye gutya hano yuvuye ahangaha yuvuye aha yino ni Nyamaboko ya mbere yego ni gutya yino ni Nyamaboko ya mbere kambikote yino ni Nyamaboko ya mbere sibyo yino ni Bugabo yino ni Banyungu iri muri secteur Oso Banyungu noneho hano yini koze kuri Warikare na yini gakora kuri Warikare. Nyamaboko ya mbere ikoze kuri Warikare, Bugabo ikoze kuri Warikare, na nani na Banyungu ikoze kuri Warikare. Nduko ngo ni imirwano iri kubera mu nkiko za Warikare kabisa. C'est-à-dire mama 23 isa naho iri kubasukuma iberekeza muri Warikare. Muri Warikare ano muri Oso Banyungu hari igice kimwe gikoze kuri za Bashari Mokoto ari uri kuza za Rukweti ariko akaza cya gice wambutse umuhanda hakurya muri za Burora naho turaje tubavuge ubona ko naho harimo indi mirwano n'ubundi mama 23 iri gusunika ariko aho isa niyagabweho igitero kuko urabona ko ni igitero gikomeye cyane wenda tumaze no kuhingira kuko ntago turi buhatandukanye ni imirwano ikomeye cyane bivuga ko APCRS imaze iminsi ngo yitegura ngo ku rwego rudasanzwe ngo hari ibikoresho bagiye kuvana muri aho bagiye kuvuga rero Rwanda Macacari hatandukanye naho narindi kuvuga impamvu bitandukanye hagati harimo umuhanda Burora irimo Burora ntari yakuza Kinyumba nuko ngo hatandukanye donc hameze uki harimo kino gicucye kino gice kino nicyo gice kiri kwerekera za Bugabo kiri kwerekera iyo hakurya donc kuri kwerekera za Mahanga yego hakaza na kino gice kino ngino icyo gice kino nicyo kirimo za Kinyumba ari cyo cyakimo donc kiri kwerekera muri za Nyabyondo na za Rukweti uri kwerekera andi ari paruwasi ya za Mutongo ruko byumva icyo gice narindiho ni gice cyo hakurya tukiri hakurya y'inuza y'umuhanda iriya ni route nationale nimero combien nawo ngibuka kuko uva Masisi niwo muhanda uvuye Masisi ujya Warikare nukuvuga ngo igihande cy'urya n'igihande cy'urya urumva ko ni axe zose bwana Bemba urabona ko muri izo axe zose byanga bikunze hakomeje kuba cyangwa se kubera imirwano ubwo aho twari hakuno nkuko wari ubigaruka twari hakuno ari hariya twavugaga muri ari ama village ari muri Nyamaboko ya mbere na Nyamaboko ya kabiri Nyamaboko ya mbere na za Bugabo hariya muri za Murema za Gadahondwa tukavuga hariya za muri groupe mu Bugabo tukavuga hariya za Showa tukaza no hasi muri Banyungu ariho no turaza ko n'imirwano kano kanya PSRS irimo tuvugana kano kanya niho nshaka kugira rero kugira ngo wenda duhite tuhasimbukira urabona ko imirwano irakomeje ku rwego rudasanzwe aho imirwano ikomeje kubera ku Kinyumba ndetse no muri Burora urumva ni mu nkengero za Nyabyondo ni muri Nyabyondo ahantu hafi yaho ngaho hitwa za Bukombo hafi ya Bukombo urabona ko kugeza amagingo ni imirwano iri kuba ariko bivugwa ko APCRS kuko ku munsi w'ejo twavugaga ko imirwano yaberaga hakuno bari bashaka gukatinga umuhanda wa Bukombo kugira ngo barebe niba bashobora guca liaison ihuza Nyabyondo na Masisi centre icyo kintu barakifuza cyane urebye iyo baturutse muri zera direction ya za Bugabo utyo ngo batraverse ubwo ni Bugabo si Bugabo za Mahanga ngo batraverse bare niba bakupa umuhanda kureba showa answa ni muri Bugabo siko bimeze none uramutse advancinze ukagera ku muhanda ushobora gukatinga liaison iri hagati donc ushobora kugera wenda ushobora kwinjira muri iriya centre ya Bukombo uramutse wageze Bukombo bukatiza umuhanda siko bimeze ukatiza umuhanda ubuciye liaison iri hagati ya Masisi zone na Nyabyondo
na Nyabyondo. icyo ni kimwe mu cyifuzo gikomeye cyane kiri gutuma iyi mirwano iba yakomeje, ndetse na Kinyumba ikaba iri kuhabera, ndetse yemwe n'izo za Burora imirwano ikaba ikomeje. Aba ngaba ngo bariye ikuku bwana Bega, ngo barakaye. Amakuru hari ngo nuko ngo mu by'ukuri bari kurwana, bari kurwanira gupfa no gukira. Yego, uri kubona ko bariye karungu hariya, ariko ukabona ko kurya karungu kwayo ko ntacyo biza guhindura kuri M23 muri avancement zayo, ukabona yuko ntacyo biza guhindura, ariko ukabona ko n'ubundi APSLS hariya twavuga ko APSLS nta n'imbaraga ifite zihagije. Hariya iyo tuvuze APSLS ntabwo ari yonyine tuba tuvuze, ubwo buriya bavuga ngo ni APSLS Rwanda yonyine, FDLR ntizirimo, wavuga ko batari gufatanya, kandi ziriya direction ese hariya babona appui ya FARDC. Appui ya FARDC ntabwo yahabura, kuko hari aba FARDC bakiri hariya ngenda n'abazi, kuko hari aba FARDC n'ubundi, reka nguhereze n'amazina kwanza, reka nguhereze nk'abari muri kiriya gice bagiye hariya za Miyanja. Hari nk'uwitwa ni Koloneli Bisukiro wabanaga na Konanani na Generali, yabanaga na Generali Rugayi, nyuma ajya kuba kwa Mayanga. Hariho umukoloneli umumajoro witwa Gasisiro, hariho umukapiteni witwa Kayonde. Abo bose ni abakomoka hariya muri Masisi bari kumwe na FARDC, ndavuga ngewe abonzi, kandi bafite amaescort, bafite na za tweruvu. Uri kumva ko abo ni bamwe ngiye mubo ndi kukubwira abonzi, abo ntazi. Ubwo urumva ni benshi, abo ni benshi. Ahubwo bwana Macacari, hano hantu tena imirwano none ni ku itariki 26 ni kuwa gatandatu. Nuko ngo imirwano muri Bukombo, Wazalendo ba APSLS bitandukanye. Bukombo ya hariya hafi ya za hariya, yego, ntabwo ari Bukombo yo hakurya muri Rucuru hariya kwa ba Dominique Ndaruhutse. Wazalendo bo muri APSLS, Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, de Janvier Karayiri baje kwataka tena muri Showa muri iki gitondo cyo kuwa gatandatu. Baje kwataka, bararaswa, barongera basubizwayo. Hano ngo bashatse kugira ngo baze kuranforsa n'ubundi imbaraga zabo, ariko baza guhura n'ibisasu biremereye bya M23. Aho ngaho ni muri groupement Buwabo, Bugabo bundi. Wazalendo ngo bavuye muri position zabo, ariko ntabwo bongeye kuzisubizwamo. Ubu ngubu imirwano iracyakomeje nk'uko turi kubivuga. Hano ni amakuru mbonye kano kanya, wenda ajyanye no twari tubonye mu kandi kanya, tubona ya Kinyumba ya Burora hafi ya hano bakavuga ngo imirwano iracyakomeje aho bita muri Ngesha. Uriya musozi wa Ngesha wabizi ko M23 yawufashe, ariko bakaba bari bongeye kuza kuhagaba ibitero, bakagaba n'ibitero Ngesha no muri Burura nk'uko turi kubivugaho. Showa niyo twari turiho, ni localité stratégique, iri stratégique, iri composé, donc ifite amavillage atatu, ariho village ya Showa, sibyo, ni localité ifite amavillage atatu, byumvikaneho. Ifite Showa ifitwe na M23 bari baje kugaba igitero, ikagira nani village ya Muhondo nabo bari baje kugaba igitero bagasubizwayo. Hakaza n'ahandi kuri wa musozi arimo n'aka village kitwa Cyagara ya indi nyine ku munsi w'ejo M23 yarayifashe. Ntabwo ari Cyagara yo muri Rucuro, apana Cyara yo mu Rwanda, andi bavuga ngo ni Cyagara Cyara. Aya ni amazina yishwe n'abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ntazagira umuntu uzakubeshya ngo Cyara, ngo za Kibaciro, ngo za Gicanga, Kitsanga, za Zaki, Nyamitaba ni Nyamitabo. Ibyo ntihazagira umuntu uzakubeshya. Hano bakavuga ati ngo ni ukuvuga ngo imirwano imaze amasaha agera muri 26. Ubwo ni kuvejo bageze bahagarika kurwana. Bakaba bati ngo amalokalite menshi n'ubundi yahariya ari gukontororwa na M23. Yego, kamivuga ko no byanditswe ngo à l'espace de 26 heures des nouvelles localités passent sous contrôle de rebelles dans les territoires. Donc les rebelles bari kuvuga ngo n'abarebelle bari kuvuga M23,
bakavuga ngo harimo lokalite Murema iri muri groupe Manyamaboko nayo yabaye tombe, hakaza lokalite Showa nayo yabaye tombe, ni muri groupe Mabuwabo Bugabo. Depuis ce samedi matin kuva muri iki gitondo nibo bakihakontorora kugeza ubu ngubu nibo bahakontorora. Ibi ngibi rero n'ubundi na ku makuru twari dufite n'amakuru twari tumaze kubona nuko ma 23 iri kugenda yagura ibice byayo byirimo, ubona yuko ari ibintu sinzi ukuntu ko nabivuga rero. Oya ni ukwagura kandi niko bigomba kugenda kuko axe baba bakontorora biba bisabwa kugira ngo ibone umutekano. Kugira ngo ya axe barimo ibone umutekano birasaba kongera kwegera imbere gufata izindi axe zishobora kuba ziri très risque kuba zateza umutekano muke muri ibyo bice. Nyemerero Bwana Bemba, sinzi ahangaha wenda niba dushobora nyine kuhava kuko dusigaranye nta n'iminota myinshi dufite za breaking news. Nsimbukire mu mujyi wa Bukavu muri iki gitondo mbere yuko Sarongo cyangwa se umuganda, hakozwe icyitwa umusako cyangwa se bouclage cyangwa se wenda kambyite babyita ngo ni couvre-feu cyangwa wenda hariya mu Kinyarwanda ubwo babyita sinzi ukuntu bashobora ndabyibuka tu iyo terme nshobora kuba nyizi. Bakoze icyo ngicyo cyo kwita umusako cyangwa si kuzunguruka mu mago hashakishwa ibikoresho, abazalendo, abantu bazwi, abatazwi, abantu nk'abo byaje gukorerwa muri axe nyinshi za komine ya Bagira ndetse na komine ya Ibanda. Byakozwe amakuru ahari nuko mu makuru twavuzeho dusimbuka mu makuru yacu ya mu gitondo twavuze ko hari kuba umusako, ariko ntabwo twaje kubabwira uko byaje kugenda. Amakuru rero dufite nuko haje gufatwa abantu benshi ku buryo cyo bivugwa ko hafashwa abantu barenga 280, ariko abantu bose bafashwe bari biganjemo abasore benshi. Amakuru dufite rero kugeza ubu dushaka kuvuga wenda agomba kuza gutandukana n'ibyo biri kugenda bica kuri social media, byatambutse kuvuga ngo bari babiyana bafashe nibyo byanga bikunze baba bagomba kubafata kuko niko bigomba kugenda. Bafashwe, ariko amakuru ahari muri couvre-feu nuko muri quartier Nkafu cyane no mu gace ko bita Karare bafashe abasore muri abo 180 bo ubwabo bari bavuye muri quartier Nkafu. Muri quartier Nkafu abari bafatiwemo nuko hanafatiwe n'imbunda zigeze mu mbunda 8, urumva Anglika bakunze kuzita ngo ni za Anglika za magazini zuzuye shyashya. Kandi za mbunda bagiye bafata hano mu mujyi wa Goma ugasanga zarakerebereye, hari aho ngo bari gufatwa inshya, bunda nshya ukabona ni imbunda nshya bitigeze bataba. Burya hano mu mujyi wa Goma zimwe zari z'ama 40 volere n'abandi zaje gufatwa amamagazini nazo ngo zigeze muri 18. Urumva ni muri quartier Nkafu yonyine ubwayo hanyuma amakuru ahari ngo nuko muri babandi barenze 100 hafi ya bose barekuwe, hagasigara 20 akaba ari bo bafashwe. So urumva ni ibintu biba biri strategique baba bateguye ndetse biba binasobanutse, biba ngombwa yuko ukekwa birangira anabayeho. Abantu bageze mu 100 bakarekurwa hafi ya bose, urebye kuri video babarekuye. Bwana Bemba, urabona uburyo babarekuye, reba abantu ukuntu banga barekuye batashye. Umve nukuvuga ngo abantu basubiyeyo, urabona abantu bose bari bafashwe bose ngaba baratashye. Mu ndebera abantu uko bangana, urumva ni abantu benshi bari bafashwe ari benshi, ariko urabona ko hafi ya bose batashye. Igikorwa kigaragariza ubunyamwuga ndetse n'ubuhanga bwa 23 mu bijyanye na couvre-feu cyangwa umusako. Bwana Bemba, yego hano hari inkuru yindi ingezeho, hari abandi bajenerali n'ubundi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ubona yuko nabo bugarijwe. Hano baravuga ngo nyuma y'urupfu rwa Shabani Sikatenda, c'est le général, yari général Sikatenda yarapfuye, yapfiriye muri prison
ya Ndoro yaguye Ndoro. Kinshasa. Kugeza amagingo anga y'umurambo uracyari muri morgue ya hopital ya Kanchachi. Ni ukuvuga ngo ariko na nuza aracyari muri morgue. Nakishimama aracyari muri na wa wundi wari ukuriye nani 34 bamwitaga ngo Dieu merci. Dieu gentil nawe aracyari muri hano bakavuga ngo jusqu'à présent ngo nta procès yari yabonwa kugira ngo babaze motife y'ikishe General Shabani Sikatenda ari kwitwa na Kisegeti. Hano bakavuga ati ngo andi makuru arerekana ko General witwa Mutupeke ukomoka muri Fizi, umunyefizi, nawe ubu ngubu ibye bimeze nabi ko nawe ashobora gupfira hariya muri prison ya Ndoro. Ararwaye, amaze iminsi arwaye Mutupeke. Hano ngo byaje gutera la tension monte afizi muri Wazalendo. Donc nuko ngo tension. Donc sinzi niba imitima cyangwa kwiyumva nabi byazamutse muri Mayimayi na Wazalendo hariya muri Fizi, bavuga ati ngo President Gisegeti abantu abwuru muri rw'Ikiswahili aratumariye muri prison. Bakaba bati ngo le deux général bamaze gupano kuko urabizi ko ari undi mu general n'ubundi ukomoka muri Maniema nawe wapfuye nawe wishwe na Gisegeti. Abaswahilifone bari gupfa buri munsi, bari gufungwa buri munsi. Ubona ko ari muri Fizi umutekano n'imyigaragambyo bishobora kuza ku buryo Mayimayi na za Wazalendo zahariya zishobora gutangira kuza kurwanya President Gisegeti kubera kwa leta abaswahilofone. Ikibazo gikomeye n'abandi biracyari mu nzira, barakekwa ni benshi kugeza amagingo y'abasirikare ni benshi, abajenero benshi batafashwe, ariko isaha yose bashobora gufatwa babuze ukuntu babafata. Urumva ko ni ikibazo gikomeye. Ariko mukabyara ngo nyuma y'imirwano ikomeye cyane n'ubundi yareberaga muri showa mu kanya ni breaking ni abari amasaha ya breaking news ngo après mapambano kati ya Sarambwe na Wazalendo mu territoire ya Masisi, Sarambwe wanafanyikiwa kukamata fasi zote za showa na kando. So urumva kugeza amagingo ya noneho, urumva twatangiye tubabwira imirwano igikomeje. Urumva M23 imaze noneho gukora amasuku muri axe ya showa yose, showa muri ya marokate twari turi kuvuga. Urumva na makuru abari kugenda atugeraho isaha ku yindi. Twebwe turabanya breaking news. Nyamwa ngo twaturi live hano ku Intare official, twaturi live. Nuko ngo iyo dufashe telefone urya uko twicaye amakuru abaza yisuka. Ikintu kiriho nuko hariya muri za Nguru, muri za Ruke, muri za Kadahondwa, muri za Showa, za Burora n'ahandi hagiye hatandukanye, ubona ko Intare za Sarambwe ayo malokalite yose zamaze kwigarurira, nta n'ikindi giteze kubasubiza inyuma kabisa. Birumvikana, reka dushimire abakunzi bacu. Amakuru yacu yo nakagaruka uko tuba dukubita amaso ahangaha, ni imboni zacu, drone zacu ziri mu kirere, ziba zirimo, ariko kandi drone zacu zisaba na benzine. Namwe mwabantu mwe mukuri kundi Intare official, nyabona benzine nayo bikenewe kugira ngo drone tuzitumbagize. Buriya ntabwo upfa kuzamura drone ibintu nk'ibyo ngo bipfe kuzamuka gutyo. Namwe mudukurikiye murabizi neza cyane, ahubwo igitekerezo cyanyu namwe mugomba kugira ibyo mutubwira. Hanyuma wenda dusoza tugana ku musozo, sinzi twashimira abakunzi bacu tugasoza. Reka tubashimire, tukababwira ngo mukurikirane umuganda uko wagenze. Yego, reka nyambifurize kugira Imana n'amafaranga. Sawa, barakoze cyane. Hanyuma mukurikire umuganda. Ahangaha ni mu muganda uri kubera mu isoko rya Kayembe. Isoko rya Kayembe urabona ko ari isoko ryarimo umwanda twavuga urenze igipimo, ariko urabona ko abaturage bitabiriye kandi bubahirije. Ubona uko rwose ari ibintu twavuga by'isuku idasanzwe, isuku nziza rwose. Ubona ko abaturage babyitabiriye kandi bari kubikora mu buryo ubona bushimishije, kandi uburyo bwiza rwose. Ubona ko abaturage antuka bafite gahunda nziza yo kugira ngo babe barangiza ibijyanye n'amasuku make n'ubundi bibashe kuba byakemuka. Ubona ko rwose babyishimiye kandi ko babirimo mu buryo bwuzuye. Nabona ahangaha abaturage ni benshi rwose.
ubona ko ari ibintu bishimishije kandi binejeje. Yes. Urabona ko hano ni mu isoko rya Kamembe n'ubundi ubona ko ibintu bishimishije rwose. Aba ni abaturage bari mu muganda, ubona ko aha hantu ni ahantu habaye umwanda n'ubundi twavuga udasanzwe. Mbona ni vyangu? Kuna nasema hata andiko. Wewe ndio unasema unavuta watu. Kuna shida. Usikuwe na problem, usikuwe na shida, usikuwe na shida. Msikuwe na shida. Msikuwe na shida.